Inshuti bakunzi ba Rapido 01 TV, muraho neza. Uyu rero ni wa mwanya wo kubigisha. Uyu munsi twaje mu isomo. None isomo uyu munsi twabazaniye ni isomo rya parking. Twagira ngo muri make tubanze tubereke uko parking yo ikorwa. Ubushize ngira ngo twabigishije uburyo amakona tuyakora. Uyu munsi rero parking tiye kubasobanura muri makeya uko parking yubatse n'ukuntu ikorwa. Ubundi parking yacu igizwe n'ibiti 8. Iyo uturuka imbere agana imbere ku modoka imbere tuhasanga ibiti 3. Ubwo ibiti 3 mbavuga ni iki ngiki na kino na kirizi. Noneho ku ruhande rw'inyuma iyo uje hano inyuma y'imodoka naho tuhasanga ibindi biti 3. Nashaka kugira ngo mbanze mbasobanurire mbereke iyo parking tuba tugiye gushyiramo imodoka uko ibiteye nuko iba imeze. Hagati rero mu rubavu rw'imodoka aho twakwita ko aho imodoka irangirira tuhasangamo ibiti 2 biba birimo hagati. Ibi biti byose rero harimo ibifite umumaro ukomeye cyane, ari nabyo umuyobozi cyangwa se umunyeshuri yifashisha mu gihe agiye gushyira imodoka muri parking. Ubwo byose hamwe tubabwiye ko hari ibiti 8. Rero umuntu yagiye gukora parking hari ibiti by'ingenzi tugenderaho. Hari igiti cya kabiri uturutse ku biti by'inyuma, ndetse n'igiti cya 4 uturutse ku biti by'inyuma, noneho n'igiti twakwita ko ari igiti cya 2 uturutse ku biti by'imbere. Ibyo ni ibiti byose, ibyo nibyo biti dukoresha cyane muri parking, bishobora kudufasha kuba twashyiramo imodoka yacu muri parking neza. Ngira ngo uko muri kureba murabona uburyo harimo umuntu uri muri parking, harimo ukuntu ari kubikora, ariko ntago yigeze abikora mu buryo tubigisha tubibereka. Nabanje kwasobanura ibiti, ariko uko yateyeho ajya gukora ikizamini ntago mwigeze mubibona. Mukanya rero tugiye kuza gato, umwanya muto tugiye kugaruka tubereke no ku imodoka bayiteraho, ahantu uturuka, ndetse na meziri ugenda ukoresha kugira ngo parking uyikore. Tubibutse ko kino kizamini cyase umunyeshuri ukiga abagomba kukiga tumubwira yuko atagomba kurenza iminota 7 paka ayishyizemo cyangwa se ayisohoye. Birashoboka iyo umuntu amaze kubimenyera ashobora no gukoresha iminota iri munsi 3 cyangwa se 2 akaba yakora parking mu gihe gitoya agasoza. Ubwo rero tukwigisha ku buryo uyiga neza, ku buryo uzajya ukoresha iminota itageze muri 3 cyangwa se 2. Reka gatoya rero tuze tubereke gatoya uburyo imodoka tuyiteraho ukarangiza gukora parking neza nta kibazo. Turagaruka mu kanya gato. Ubu rero uyu mwanya giye kubereka uburyo dushobora gukora parking rero sasa. Mu kanya gato nimaze kubereka ibiti bigenderwaho kugira ngo umuntu akore parking. Ubu rero tugiye gutangira. Mbere y'ibindi ugiye gutangira gukora ikizamini cya parking, urabanza ukicara mu modoka neza, warangiza ukambara umukandara. Gira gutyo ukambara umukandara neza. Nigera imaze kwambara umukandara barakubwira ngo utangira ikizamini. Ubwo ndashaka kuyambereka ko hagomba kuba harimo wenda vitesse, ukatsa imodoka ukareba neza nimba vitesse ya mbere irimo, yaba itarimo ukayishyiramo, yaba irimo ukahita ukomeza ukagenda. Urabanza rero ukazamuka, abanza ukazamuka ukegera ahangaha. Impamvu rero tubicemo kugira ngo bereke wa mumaro wa bya biti. Igiti cya mbere urabanza ukakiringaniza n'iyi retroviseur. Iyo umaze gukiranganiza n'iyi retroviseur, uraza nanone ukajya kurenganiza iyi retroviseur na kiriya cyo hirya, ariko kuko nabwiye ko ibiti byose bifite umumaro byose. Ubwo rero twagiye kubereka uburyo
uburyo duteraho imodoka. Ukiri ahangaha urabanza ugakata imodoka yose, ukagenda gake gakeya kugira ngo utaza kugira ibyo wangiza, ndetse ukarebera muri parabrise ukareba neza ko urashyiramo distance nziza hagati y'icyo giti ndetse n'imodoka. Ni ukuvuga ngo ahangaha naho ugomba kuba kuringaniza ino retroviseur yawe hamwe n'iki giti, ukabanza ukareba neza nimba biriho neza muri santimetero byibura nka 50 cyangwa se nka 20. Igisigaye rero mpita ndeba muri ino retroviseur yanjye y'ibumoso, nkakata imodoka yose, nkajya gushaka icyo bita bya biti bibiri nababwiye bifite umumaro naberetse kare, kazamuka ureba muri retroviseur ko ubibona. Ni ukuvuga ngo ugomba gushyiramo biriya biti bibiri neza, donc ukareba n'ikindi giti cyo mu rubavu rw'imodoka kiri aricyo cya kane nababwiye kiriya. Ubwo ni ukuvuga ngo mpita ngorora amapine, nkasubira inyuma, nkagenda nsanga cya giti cya kane nk'uko nabibabwiye. Uragenda gake gake witonze kuko muri parking nta muntu wirukanka. Ushobora kugera ahangaha ukongera ugacekinga, ukabanza ukareba ko bya biti byawe bibiri bifitemo hano na biri bifitemo. Rero igiti cyanjye ndagisanga inyuma gato, ariko amapine yanjye abagomba kuba agoroye aho ngaho. Warangiza rero ugakuramo vitesi, ukavuza ihoni. Ahangaha rero bugaragaje ko parking uyirangije, bakakubwira ngo sohora imodoka, urashyiramo rivansi wasubira inyuma gatoya, nurangiza urakora manevure, ujya imbere wongere ujya inyuma, wongere ujya imbere, kugeza igihe imodoka yawe uyikuye muri parking. Impamvu dukoresha urugendo rutoya tuba kugira ngo tutagira ikintu na gikeya cyangwa se igiti na gikeya tugonga. Ubu ngubu hano imodoka yacu twayisohora nta kibazo gihari. Ubu rero turangije kubereka uburyo parking bayishyiramo. Iyo rero iya cyari ikizamini cya parking n'ukuntu bayibigisha, naberetse ko ibiti babiteraho n'ibiti by'ingenzi nta kindi. Ikosa ribamo hano ni ukugonga igiti ndetse no kudashyiramo imodoka neza ku buryo iminota ikurengana, kuko nabwiye ko ari iminota 7 ugomba gukoresha hariya. Reka rero murakoze, tuzagaruka ku yindi video itaha, nitwongera kugaruka muzatubona kuri Rapido 01 TV ndetse na mwarimu wanyu Emmanuel. Mukore subscribe ndetse mukore like, mukore na share kugira ngo abantu babibone ari benshi. Murakoze.